si kagabagiza kagaburirwe nturo. Umva ikibazo turi kubaza. Igitoki wagurishije n'icyawe. Igitoki wagurishije n'icyawe. wereka kumbaza ubusa yewe nyihera amafaranga nigendere igitoki yamujije kugitema kagabo ngo ni icyo ngo niba yavuze ngo niba ari igisigisi ngo ni igisigara ngo ni mu ngarigari ya seda wariya ngo harengere abo bose bakuri bagazaho baravuze uze n'ikindi kugira ngo ibintu byorohe dore umuntu wahaye amafaranga nguyu jewe ndagiye igitoki cyanjye urimo guterekera cyane uronja kuzugurukira mu isambu ndaguhanye ariko isambu yawe irihe uronja kuzugurukira utavanga ubwiza ukuri cy'Imana reka mubwire reka ntabwo wandenza amatwi ubundi naha dore abandi batangiye kugusekera nturebe uriya mugabo se dore ubu bararangije ariko nicyo gihe nje rero nta rutege nifitiye narananiwe rwose ubwo ubihinze kuhinga iminsi ibiri tukabura soje kubera amafaranga iminsi ibiri se bo ubwo rero cungahitamo ari kinakweretse na kiraco hirya hitamo ikiza hano ntabwo ndi kukireba neza zamuka dore ariko rero igitoki ko ntabwo biri kunzamo neza turi nagiteganyije kuzagihemba umukobwa wanje ariko nta kibazo urareba ni mujuba original ko nacyo ntikirera neza kwera se ago cyama mu wakweza igitoki kwa uko nyine njewe naho abantu banzi ngo ni umukungu wakweza igitoki kikari hafi no gusha gusa ikibazo ntabwo biriya bitoki bikomeye cyane ngiye mbikunda izo nzu ariko ngiye ndumva ndahitamo iki kiriya weya iki nicyo cyiza mbwira ahubwo amafaranga yayo ikisi manzi ukitegereze neza rero nawe ubwo urebe urambwira dore nagize ngo nteyemo n'utugori bavuna muheto baraje barahagaguza nsanga ni igikenyeri sha aha se barabikwibye baragiye abajura dusigaye dufite muri uno mudugudu bareka sha hari inzara hanze aha inzara se nawe kugeraho ngaho mbwira ngaho ndajyana iki urampa ibihumbi 8 ibihumbi 8 ni 8 rwose kugerwa umenya arega menya ngo wa mugore we ubu se ngiye nayungukamo nyine nanjye maze kumenya iki ibiciro by'ibitoki bushize ntuza nyansibura niwe waje shaho munyamunyando yaraniye no hejuru iramanuka iri gucuncumura ikora ku butaka inzari 82 bagishyize ku munzani ari nkawe mbese ari nkawe umuntu akayaguca wayatanga ese nayakuramo umva nkubwire ndagurama ngahe ndagurumbi 2500 ndagashangwa ndagatora mama wa mugore we koko ubusi uje kugura urukwavu uye sikugura urukwavu cyangwa guhenda n'inyama ngareka ngo nkurembere huruse mwebwe byo 2500 ndashaka kuti none se muzakira mwabacuruzi mwe muzakira ni mpamo y'Imana ariko bakireke kwa nawe inyungu yo niyi 2500 ujyana ugicuruza mu 90 ubuse umva iyo nyungu subwo uzaje mu ijuru byanda gira 6,000 rero kubera ukuntu natukana ubu ngumyanga wanantuka ariko ngiye kugura nk'umuntu urabanyatayemo basi wenda nunguke duke ariko nkigura ubu navanga undi n'ibitutsi jugujugu ndaguha amafaranga 3500 wa mugore we rero nenda tutarashobokana igendere ndakigurisha kanyungu gendere ubusa n'ibyo ngibyo ntuzabera nsira ejo twahageranye aravuga ati rero ndaguha 5,900 nubwo ntwakuzuza araho gashaye cyo gikoto cijana aranga nanjye ndaganga rero nawe burankunda gakasuzugura nago gakunda nagataraya nawe mu gitono yavuze ati azanye ngera amahoro cyokora impamvu nguze nawe mpaya angahe none subwo si 4,000 anda wa anda ye oya habavu ntanzara mfiteye gutyo gerwa ariko nyumva akaje mundi wavuze ibyo rero reka kuzana ibyo nabigwaye se gerwa nyine muje muraguza abantu ariko mutega
nije kuzabacurira neza mwabagiriye. Awa ntabwo ucyura. Ibyo bihuriye se n'iki gitoki. None se uragira ngo ntayakura. Ngavuga uti reka nguhende kubera ko ejo bundi nakugurisha amafaranga. Wenda binyuze mu iyo mvugo nibyo ndabyumva neza. Kandi byo ndashoboka. Ntabwo uzayanyishyura. Umva rero. Ongera amafaranga 500. Ariko nakugize. Nge ntayo narenza. Anda. Fata. Mwashaka amafaranga 200. Ako gerwa nakubwira. Ongera igikoro ntayo narenzaho, ntayo narenza. Gasha 50. Nayo. We ntabwo ndo muhira imbere wo gusuzuma. Sinakubwiye siko nakulaga ibintu byaga. Igendere. Buri gihe cyose urandika. Igendere yewe. Kibazo rwose. Sawa igendere. Ariko ubu nari guhenzera. Ariko ngiye kwa Sibomana ureye ko atakima. Igendere yewe. Igendere. Kuko nyaye igikoto cya 50. Cyane ngo randa. Umbase. Umba yewe. Bo, gapfa kugazana ariko rero unyubitse hutyo ndagashanga. Iyo byanguka Sibomana hari afite ibitoki biba byarakuze. Ariko byo kwa Sibomana. Kandi hari zirakirabiranya. Uzabaze ntuza amapfuruka. Yaguzeyo karamasenge akasanga munda mo hagati n'ibiti biri gusa. Yewe ngura iby'imineke ngura byo kugurisha. Nawe yongokere. Rero Ko kijyana nonaha. Uragitema gihe ki? Ku mugoroba. Ndaza nohereza umwana aze kukintemera. Ni mugoroba. Ikindi cyashize kuko nkitemye gutya kiranamba reka maze nge gucuruza icyo nari mfite. Ubwo ibyo birakureba. Ko ntacyo ngitiranya nacyo si Dore ikivovo muramenye mutemera hano hejuru. Iki kivovo uramenye mutagica ntabwo ugasanga unkoreye ku mubyari. Niko se nyoye gute. Iyo nzira unyuze urayizi ko bayifunze haraharagu. Nawe ufite igihe cyaruguriyo. Abantu bafunze amarembo. Abantu bakajya bateyewe. Ese kuri ukwiruka ugiye gucuruza. Reka ndadutambikane. Buriya rero. Nese wowe ko waje wansize abanye ngo turaza kuza kuzindukana ariko aha hantu gambwe urahahingira ngahe koko mu byukuri ate ni mono guca mwana hasi hose urumva nukuva hanga uko hateye ugatambika ukagera no kumukora kariye ari hasi turafatana kwani ico nashakaga rero ni ugutera imboga hanga kuko ntago nzoje kwatera ibigori nawe kwatera ibigori sinatana nanaga n'ubundi tubanze tuvugana amafaranga kubura amada yibura ko kambwira nge utameze ahantu urameze mu 12 ukoreka vuba kuvanga kugira ari 12 urahahinga iminsi ngana si umunsi umwe si minsi 3 ese iminsi 3 ugura uhingira ngana ibihumbi bine base nta ruhembo ruzabonekamo base urembo uzarumereza nuziko isuka igeze kuri 6 twigura ntushaka nimba utashaka isuka yawe umbwire ntuza nguhiyaje ari kibazo yewe urameze yo ngayo reka nkubwire aha ngaha bahahingira ibihumbi 3 kuvanga kugira hariya ni 5 hano na kare ni 5 komeza wiraza Nyanza wenda ngo bigorera wenda makasha ashobora kuza ukareba ukore none se ariko reka nkubwire hajye nguramiriza ngaho ni amafaranga reka nkubwire je rwose 3 ndabyemera utumeza kano gatoki ndakihemba akase akanga ndakihemba nje gukora ariko twaba tunagurira yewe urameza 3 nagatoki nzagace nge ngihemba 3 yose mwe 3 nta kibazo hano ntabwo kubyemera oya ahubwo reka ngaca umwana kugira ngo kazakure oya nge ndakunda gutya gira se tugire bwa mite ntagira ibihumbi 3 sabye nge nagwa no amba 3 nazagira umva nimba ugashaka urabizi ibitoki ku isoko birahenze birahenze muri misi yana rabu birahenze ahubwo sinzi kilo ni 500 sibyo tuguriranye rero hano harimo ibiro byanga byakunda biri 8 birimo sibyo ikintu ngiye kugukora rero kano gatoki
kaga mbereza ariko kaga wajye muri kuri mukungu wajya witonde nyine mukungu se wabitoragoye ibi ngibi ntabwo nabiri ahubwo dore ikintu tugiye gukora iki gitoki tugiye kucyura amafaranga 2500 none tukimara kubibare 2500 hano urahahingira bitatu hanyuma tuzongera kuri cyo cyatanu tugihere hanga niba taranga kanigende ntabwo nahakora ngiye abagize nakanige ntabwo ngo nakorera urashaka abandi reka n'ubundi reka unarahenda barabivuze kugira ngo niba muhinzi wenyine uhari sawa ugende bashaka uzabona abandi ujya kundeba se ari impuhwe ngo ntacyo shaba ishokoro wowe umaze kurenga ntasone igitoki kingana gutya uka yakosha abantu baragwira ariko se bitewe wa muhungu umeze ubu usujije gusinzirira ariko umuntu w'umusore nkawe iyo ubona uje kuryama ku gasima uvuye mu rugo tuvuga wagira ngo umayemo ibisinziriza senze oya naje nzi ko ngiye gutegereza nega nari nzi kuri bunyure hano ubu ariko ubureba bizavamo ubu ufite urugo waza ukicara ahangaho udatahanye umuhahano rwose hari imbwa itunga urugo bwishinyagura ndarutungije ikiza ubu amafaranga umbwiye ugiye kumpa koko ari nkawe ubundi se ukoze byagutwara iki nta mbaraga ufite nkora ikiza ndabona wambaye amasahare ahenze agera torokweto rurenze uza kwicara ahangaha mbore byose nk'ingati mere ubu niho mwabonye agasima ngase ngawe winyinjirira basi ubu akuka gake mfite uragenda ko nkakoreshe gashiremo none se tuvuye mu rugo umbwiye ngo iki ntumbwiye uti ndanyarutse hari akantu nje kura kuri boutique ndahita ngaruka cyahirega nayo mbizi kuri buhansange gusa ariko ntabwo nagutenguke so uhansanze se kereka wenda ubusanze nagiye kandi dore ndahari kurana umanywa yihanga urebe burifotoye nawe bose uri gusinda none wagira ngire nte nari nshonje nari impaze naje kugarika umwogo winda naje kugarama ubwo urumva ibyo ngibyo igifu kibisa niba uraritse se ejo uzawurarikaye kandi ngiye gukora ubu uje guhangana n'abasinzi barahabuze ku muntu w'umusore mu myaka ufite cyakoze imbere se tugende niba ubyemera cyangwa njye gushaka igare igare si ubwo wikoreye ku mutwe ndabizi ubwo ni umuzigo wadanje ubwo niba handi bagenda kuzana igare si urarishaka urabifite cyangwa n'ubu ujya kuri turajya kuri kode hasa amafaranga amaye kubize kari makeya imbere tugende cyangwa umbwire nifatira abandi abakeneye amafaranga barabafata ibyo twumvikanye maze ibyo bitesha agaciro imbere tugende se sinshaka guhangana n'abasinzi bayamaza ariko dukoresha iminota mikeya nakuye ko hari umuntu ngiye kujya kureba mu kanya nawe ufite akandi kazi ubu se wamurebaga ngaho wari usutaraye erega nari ngutegeye nese ubwo nta telefone mfite nawe ntabwo wigeze umpana nimero zawe nese ubwo nari telefone nagute akora murashoboye Mai. Ko tere. Kamumpaye niko katuza kunkoresha tere. Tere. We n'umuhungu wawe. Meze neza. Kamura mu ngendere. Ngendere. Gitemedere ni cyangwa. Ngo igirayo iki? Have. Ugiye gukora iki? Abo duteme igitoki amaye. Ikiyese mutwe. Ariko se wari igihe reka duhitemo igitoki twigendere. Ikiyese mutwe gute? Oya utagitemera hasi kikagira. Umuntu yatemera hejuru kikamanuka neza gikobotse. Nese kumfata wande kuje. Nese mujya kugitema ho. Nese wo itonde wewe. Ase watengiteme. Kita kandi kadungiye kwi uranyishura. Wewe wa mwana we umva egera igitoki ari. Uranyishura. Kata wegera igitoki nkwereke. Nese ari mu biki. Wava muzani iteme igitoki. Uragitema ndagukama. Akose ndagukatuje. Ariko muretse gitemera igitoki. Nese murajya uteme hagarara ngaha. Ngwino hagarara iruhande rwanyu. Kiravuga. Hagarara iruhande rwanyu kubwira. Ariko vayo hano. Uranyishura se. Tubanze twumva igitekerezo cye. Igitekerezo cyawe ahubwo igitekerezo cyanyu none se wa mugabo iki gitoki ni icyawe ndakubaza iki gitoki ni icyawe kweli nese icyo muje gutema ni iki ni iki ngiki ahubwo se ugikiye umukanana uti
abantu bo bahangaha benderanye ko ndimo gukorera urutoki rwanjye ibitoki byanjye kugira ngo bigire usuzi ko igitoki giciye umwanana kibasha gukomera vuba vuba. ubundi we amafaranga wampaye mbona n'iyingiga yose ngende ikarita burayi ugiye kwikorera uruntu rungana gutya. ariko ubunebwe bw'iyi minsi bwo uranyongera ndakubwiye ngo hagarara uranyishura nawe ndakubwiye ngo hagarara utabushwana na banyururugo gute se wewe twavuze ko ugiye twara igitoki cy'amabere anga cy'amasera 3 none ndeba uruntu rungana gutya ngese ndi imodoka uranyishyura nyice n'ibiri gute uyu muhoro wese naje ngutwaye se kigorere se uretse gato uranyishyura yo kuza abantu ntibashaka kuntera umwaka none reba n'uyu nawe yanze kuva mu nzango nkiteme tugende hakiriga ngende shaka kumaza kandi kazi kuki mvuga kamwe urumva ariko kari buntunge mpaka ndavuze gose ikize suko wagira ngo wamugana ibintu ntabwo ari imikino icyo gitoki muje gutema nicyo kwanda mubanze muvuge muvugishwe nimurangiza mumbwire ko mucecetse aho ngaho mvuge ibintu ngenda vuze ngo nje gutema igitoki cyanjye naguze ntabwo ngutondagiye uyu nguyu yari ntabwo akajumba wakarira gasiki nako ariko abakene namvugo nta nijuru muzabona harya ndiko ndeba uyagara ko wita kuma akajumba kamwe wankinditse niri twamaye se bwo yakara uwo kariye wakwikora untungana gutya ese mwarangije kuvuga mbabazi kuvuza ngo none reba uyu nave mu nzira nkiteme ngende hakirika utwatemwe bitse Hassan wewe ngo none se wowe watubuze iki gitoki ni cyawe none se wari amafaranga wampaye kuva mperuka ntayo nagwahe na yahaye nyiracyo se iki gitoki nayo kiguze nabijiye bija niwe nishyuye ndeka rero nitemera igitoki kuko sinkitemye mu kwawe mba nkubwire ubu tuvugana ndaguhonda kandi umuhonda mubangu ndaguhonda ko uyayo namagambo ukoresha none se bari abandi se abantu barababaga nese bari mu biki ariko nyitambika mfite umuhoro ngiye gutema igitoki ubuse ngiye gutema nkasanga ndamutemye yitambitse mu nzi ubwo icyo ni ijambo uri gukoresha ngenda kubwiye utanteza ibibazo ngiye gitoki mbabarira wo kabyara we mbabarira wa muhungu we wandetse ngewe rwose muvandimwe do bose nawe urambike hasi ngewe ikibazo nje kwitemera igitoki naguze uwakingurishije nike wowe sinibaza impamvu nyitambika nico bishingiye kuki aha ko ari mu kwanjye ntaguze amafaranga yanjye aha ni mu ngarigari bampaye iwanyu ariko abantu b'abasaza nyamenaga baritakuma bakigira ingegero bakigira abajura ushatse kuvuga igitoki iyi sina ntabwo ari ifite izindi zabya bitoki ntabwo ari ifite izindi nyinshi cyane haso niwe muje ubuse mutasaga mukagitema ugasanga mukano ku kagari n'abarezi akava mu nzira nkite na nkigendera ubwo saru yari na uri mu nzira yundi nini wowe wakwete n'ipeni igitoki no mbavubwe uribeshye ndagukubita sinango ngo nuko ngane bari naco cyane muje mu ndebe ariko we muvane mu nzira niko n'igitoki n'ikendere nese bari mu bicu iki gitoki ni cyanjye uwo waguze nanyishura nigendere nanyishure nigendere mu cyitwarire none se bari mu bicu zuko naboroheye mukagira ngo nimbuza ngira kuguhikiraka abajya nawe ariko nago kuzindura no kuvuga nabi bihagije genda shaka kubaza ngo iki gitoki nike usako muri guteza muri karitsiye byagenze ngo twaye iki yewe rwose ko mwabujije umwana kuryama umuravuga igitoki isi yose umva rero wa mugabo we ngene iki kibazo ngeza amahirwe bisamaza nyumva rero wangiza amahirwe bisamaza n'abantu mwe sicyagwangana n'uyu mugabo sawa ikintu kinzanya aha uranzi muri karitsiye sinjya ntwara utuntu tutaruta cyane rwose ngewe bigiye bijya yanzanye anyereka igitoki kiri hariya hirya ngo afite ibitoki byo kugurisha hano hari imbere ngenda mubwira ngo icyo gitoki ntikeze ati ngwino ndakuzanira ikindi ngeze aha cyeki kiriho n'umukanana none sanze uyu kagabo yari we ugiciye umukanana ngo ni iki none se twabijo bijageze hano ndabizi se ko ngiye yambwiye ngo kiri mu rubibi rwe kuki mwe ntabwo nakutumye kumporera we burese nabanje ngata ariko nikore tuza wowe urabanga ingata urabanga ingata wamubwiye uko urabona umugabo ahagaze hano abima igitoki mwavuganye unasara amafaranga bampaye mwebwe mukamye ikimasa oya ngewe muri hano ngenje kwikorera nambira ngo nyereke ndakire usanzwe ingata nikore igitoki muvano mugende aciye fatoro wawe niba kugitema byana niwe kiti mugende
ni ureka nkubaka se ubundi reka ariko muri intambara nta mategeko aturengera ariko bisama ntuhari ndari reka nkubwire nkorohereza bisho bija wamuhaye amafaranga genda mwishyura amafaranga 4,000 byanjye nimba ari 4,000 rero hagarara hano wowe yewe ko murimo gutongana cyane byagenze gute bimeze bityo kagana renje nje kugushaka washaka reka mbere ukuntu bigiye kugenda kaga yego urareba uretse gato tubanza twumve tugiye kuvana tugende tuzane bijobije atwereke ahe hageze he ahawe hageze ahubwo se twazabona muri nta nubwo genda gumapakaje amesha igitoki cyane nyine uwo ndakoze ni gute umuntu yazajya atakaza amafaranga ariko muzi ko ndi umucuruzi ndangeneye ku abashyitsi barimo kugushaka babarira nawe asobanura we butakiye bwamaze ese iyo mikino muri gukina muze tugende byabereye igitoki cyane cyangwa tubanze tujye niwe tumurebe ibintu byabereye ibintu dukora muze cyane Niko umuyobozi ntabwo ameze neza ntabwo nubwo abantu bari kumfatirana iki gitoyi nagiguze na bijyo bijya none ngo ako bijyo bijyo umuyobozi wanje arahara wawe ese hano ko tuzi nayi mu murima wa kagabo bijyo bijya bakiguranye nawe guve mu murima wawe hano ni mu murima gwawe twese turabizi abamwe murasangira mu karenge ariko nawe wirika abantu ase kunkubita urankubita kananyisi abantu tutahurira mu kabari ngo dusangire tuzajya tutagira ijambo wowe tugenda murima ni ugwa kagabo kiriya gitoki ni icya kagabo ariko uyu wahuruza ute ahubwo aje sinzi impamvu uvuga ngo wakiguranye na bijyo siwe Ema mama budunyu amen mbaye Ndio utakora tuntu hano. mbase ntuza yanjiriye ako ntuza ntabwo yageze aha ngaha Nde. ntuza nyiransibura Tangeze mbe. kare twahuye arambwa ngo imigozi zabo babashumba ngo baziraye Ngo muri Nyakigezi migozi bijumba. bahurutuye ngo bazirangije uko nyine ngiye mu nama sinabikurikirana ngo njeyo Nubwo biragenda bite? wagiye se ugafata isuka ukajya kubinyogoza nubwo byaba ari imishuru ubwo abantu bahahurutuye bakahahira imigozi uzi ngo ntibazasubira inyuma baje gukura Maze ntitubarege ngo baturire ibijumba tujye kwivuga. urarega se wafashe yawe ibintu uvugaga kaga ibintu nk'ibyaba ndabona ntuza yanje reba akayoga kandi narayenzanye uzaseta urugo Ako si ubanza ukanywa amazi ukaba. Niza rero bari banywe zikabanza zikagukira. indwanywa amazi ariko wacu twaba ntawa uwacu warozwacu maze ibintu urangaga no kumva ibintu byawe ukagenda ukurandaka narangeze ku kabare reba ngo impande y'ihene mbe munsi y'ikarabiya ibumoso bwa gakoco narangeze ku kabare nsangayo Sayidi ubwo abanguriye icupa Seruhungu nawe bayikubisemo ati mzee uracumva imindari abaguzi abiri seco kaba yahageze seco wampfundurira seco rero abaje nawe ari kudoya nagatanga ijoro watashye ngo yabonye sembo harahakatiye arabwa ngo reka mukurikire ngo amwibarishwe dukara barambwa umugore wase takongo yarawukanye zetakose usumugore ntiyahise mutakisanyira sehene nayiza ngo nuko goko yaragiye ahubwo sekwene niwe twahuye ako ngo mukobwa yarutse kubyara impanga wande wasekwene sinkamenyaga amakuru mazima ansangagaho wabyaye n'umukobwa wa Seruzi atu nabitiranije ngaho itereke Niriwe madamu bijyo bija. Bravo. Niriwe muzenzi. niriwe mumbwire neza
ngaho se ni ubuhoro ko mumwikoreye n'ingata zidafite ikintu se. ni ubuhoro ariko komera munyagacuruzi. babarira rwose nta bintu byinshi shakamo amafaranga yanjye Kubera iki? twaguze Kagabo yakinnye navuga uburyo agurisha igitoki kitari iki Ndese umugabo wawe uvuga se nta rutoki dufite. uruhese nimba murufite mwajya mugurisha ibyanyu mukareka kuza kugurisha iby'abandi. kandi ndi no gukererwa abakiriya bamuze. Si kagabagiza. Kagaburirwe nturo. umva ikibazo turi kubaza hano igitoki wagurishije n'icyawe igitoki wagurishije n'icyawe wereka kumbaza ubusa. Nakugurishije si igitoki nyina twa umutekano yamushubuza umusanze bari bicanye nijoro bakijije ariko suretse nibyo ko muzayamubona ko nyesi ngewe ari ngewe uzi gupfusha ubusa amafaranga nagwaye amafaranga yegereye Rose bigenze gute kutagiye kugitema nyine simvuyeyo hanyuma uyu Kagabo tukamusanga ajyagaza impanda agahita avuga abo ni igisambo witonde ugashaka igisambo cyahehe ko dusanze mu urabizi wakubitwa n'umugabo utarubaho. Retse avuze ngo agira ngo umugabo wawe yandenza maze rero na yewe nyihera amafaranga nigendere igitoki yamujije kugitema Kagabo ngo ni icyo ngo niba yavuze ngo niba ari igisigisi ngo ni igisigara ngo ni mu ngarigari ya seda wariya ngo harengere abo bose bakuri uhagazeho baravuze uze n'ikindi kugira ngo ibintu byorohe dore umuntu wahaye amafaranga nguyu njyewe ndagije igitoki cyanjye nzaramuka nkibuze do ndagatora Nurasukuye n'iki ko ari icyaho ko utabivumbura wenda ni biwe n'iki muze igitoki n'icyawe cyangwa n'icy'umugabo icyo wagurishije uwo kiriya gitoki wagurishije n'icyawe cyangwa n'icuriya mugabo nicanje ni mukwanje twagenda ukabisobanukanye reka urubibi rwawe nawe ugiye kugenda urubibi rwose nari nansina niyandi ninde ariko uyu mugabo ra ubu umuntu ntabwo ikirakuru umupagasi ukamuterera isina izero ujye ahubwo se kaga kabiri kangahe bije atera insina mu kwa ndakubaza nyine ku kimwe baba bakanyura nyine cyangwa ese by'ububi Kagabo abenda bari amafaranga je nigende noneho bive mu mazina ni ukuri kw'Imana ngambwira wa mugabo ubwo ruribi uri kuvuga ni uruhe ni urwahe ahubwo werekana igitoki cyawe cyane ko wagurishije waririye amafaranga werekana igitoki waririye amafaranga wagurishije n'iki gitoki kiri mu kwawe gute uruhe ruha none kukabyara ko ari ibintu byigaragaza sibyo ko ari ibintu byigaragaza reba urubibi rwa bizoza hano uru rubibi rurahurira he n'iki gitoki utese n'isi nyine nje kintu ndi gusobanuza umwate singuyu cyafashe usobanura weyi insina ni wowe wayiteye umwate singuyu urabyerekana ibyo by'umuhati rero iby'umuhati ntacyo bivuze nde naritereye insina yanjye vuga uti wandi insina ni wowe wayiteye bijobije rero ubu nirinde ucaga ikibazo cya mbere wemera yuko uyu muhati ari rwo rubiri wemera yuko uyu muhati ari rwo rubiri nawe nyiri ugutema igitoki ngo nubirebe Yakobya aka kazi kandi ubundi aka ni akazi naje mu cyami impamba rero urimo guterekera cyane uronja kuzugurusira mu isambu ndaguhanye ariko isambu yawe irihe uronja kuzugurusira utavanga ubwiza ukuri cy'Imana reka mubwire reka ntabwo wandenza amavu mbese muyobozi nde nambwira ati iyi nsina niwe wayiteye ibyo ngibyo nje ndabyumva pe kandi n'ibitoki byose by'agahanga uzabaze na data ntuzase macibiri ni ukubu nyakwigendera ukamwereka yakubaza nyakwigendera seruhungu mujye kumubaza bijobije ntakubaza ikibazo uteye hano ibijumba yewe kabiri ndabona bikomeye ubwo iby'abashitsi bawe rero nusanga ahubwo genda ubambwire ko ndaje genda ubambwire ko ndaje ikibazo nandi kukubaza uteye hano ibijumba ikijumba
kwa kundi kigenda umugozi wacu cyangwa uruyuzi rukagenda ukagera mu kundi wagenda uja kurusarura ngo n'urwawe ngo kubera ko waruteye ariko kubera ko waruteye mu kwawe rukagenda rukagira mu kundi wakurikira ibyo bihaza ukajuja kubisarura ahantu hatarahawe ngo nuko ngo uruzi ngo rwavuye iwawe kurabona iyi nsina ukuntu byagenze njyewe nabyitegereje ahandi mu kwa bijoro biragaragara n'iyi nsina uko bigaragara niyo nyina w'iyi ariko kwa kundi insina zigenda zibyara zikagenda zigera mu kw'abandi wagurisha igitoki kitari icawe oya nongere ndazirimbura zivemo utonde uzirimbura se ni mukwabo nongere ngo ikindi kibazo arimo kubyitiranya na kwa kundi voka ibite mu gipangu cy'umuntu none voka igishami rimwe rikaza mu kindi gipangu ibyo bintu wenda birumvikana ko izo voka ziri ku giti cye ariko wambwira gusa ntabwo byumvikana ubwo njyewe reka mbyumva mumbwirire mumbarize ndaviramo aho ku mafaranga yanjye namuhaye kandi mwamuzi ko oya ifaranga zawe arazigusubiza naba amafaranga yanjye araguhasa yamaze kuyashingamo umuheha araguha amafaranga none si ubwo murumva njyewe nahombi amafaranga angana igitoki umaze kumenya nyiraco n'uyu nguyu niba ushaka kongera kukigura urongera ukigura nawe ifaranga zifate uzisubize nyirazo ubwo nuko bigenze mumvire mu murima murimo no kumva tutanga amahoro mu murima w'abantu mumvire mu murima murimo kumva mugende ujye muntuzaho ndeka nikomere imirimo yawe tuve mu kw'abandi tugende simba shaka amahoro ariko kaga ugize umwaku ntasitaraho gato nuko ugenda uhetse amaboko ubwo utangiye kunkana muyabo umva nyokuru wawe nabwiye byamubayeho ndabizi none si ubwo byamubayeho ndabizi ntunkange ntabwo tukibatinya ndagenda mpetse amaboko nawe uko abagura intoki ariko gerwa ubu wowe uzamera ute uzajya ubaho ucyo muri ubu buzima koko uzajya uhora wifuza kurya ibitari ibyawe njyewe amafaranga yanjye nyabone rwose unzane amafaranga ntabwo naje gucururiza ifaranga urazimusubiza natwe reka dutange umwanya akomeza korera akazi kanjye basi kwanza ndimo guhera yewe ndashaka amafaranga yanjye uvuga gashasi mwana ikigore mbone kigiye uko mpireba kunaga wereye ndimo gukora ibyaha shaka amateka ukunda hishi ndimwere mu kazi kanjye wapfiriye mu murima genda zo kwa mututu rw'abandi yagiye birarangirira aho ngaho basi none mwana ngaroreka inyamunyu tuzayigabana igabana nawe dupfanike ngare aho nyine insina tuyirimbure tumenye ngo ivuyemo itazahorera duteranye urukuba natemuyeho njinzi nanayitereye cuko zenda ukuba insobanuriye kuba insina zageze yabyara mukundi bo birumvikana aho ngaho wenda naba nisuko ko kubwa natsinzwe kandi byigaragaza nawe ubireba mbase icyaba cyiza rero ariko ntabwo byashoboka hano twaburana itaka rikaka uraburana itaka rya kane urubibi rubigaragaza umva rero mwaretse nkakomeza nkarerura ntabwo hano byaharangiriye yandikira urupapuro nzamuke muri pariki ibyo ndabikora ngo utanga umwanya akomeza akora ibyo akora ibyo ndabikora nanjye nzaruburana we nanjye nzaruburana noneho nasize ni nyinshi wanshakira umwavoka ndagushaka umwavoka urubanza rutaratangira shakira abavoka bata genda umuyobozi ikintu ngiye gukorera ngiye gutanga raporo ntabwo ikirego cawe wowe aho uzagera uzishakira umuyobozi wowe wandikiranje nigire kureka mu rukiko ibyo ndabikora kandi ndaje mu rukuru rw'igihugu twagiye tunyura hano tuva mu rutoki rw'abana umuntu abagabo yaritereye iki insina wa mugabo yagoreye insina iki watuzamuga kuva na kera aba bantu rero ntabwo duhuza ni impamo y'imana kuva na kera sebukwe nuza rwakendera ne twahoze urugero tutumvikana kavuga inyama twari twadikanyije ahijya muri Nyakigezi dufite urubi n'ubundi rwavoka voka none azagwa mukwe akavuga ngo kiriya kigore mukibwire ko nagiye mukibwire ko ntari wagumye hasi reka nigendere komeza mu rutoki rwawe ubwo ikibazo ntagikomeza nzabivuga nta kibazo nizere ko mwabikemuye n'igihe muntesheje nacyo uzacyandika nta kibazo wakora n'iki shaka narigarutse rero burya ndajya mbitekereza ndakuza gusanga burya tupanga n'abikorera
nabonye Mbo isano sabaye umuyobozi bavuye hano. bavuye hano dore bijo bije ari yangurishije igitoki wa mugabo. Yari yakigurishije na ntuza no wa mugore ucuruza ibitoki. Ucuruza boteka. Kuko bose mbonye bashoreranye. Bari bashoreranye. Umve ngo yaraje arabigurisha akigurisha ntabizi. Ibihumbi bine byose. Burya niyo ugitema bari gusanga bagufashe nk'umuntu. Hari urubanza narwo ahubwo. Hari urubanza. Ariko urubanza umuyobozi araje areba umuhati ashyira mu gaciro asanga n'ubundi n'icyaha. Kurundi ariko birigaragaza. Uretse amatiku y'abantu yigaragaza. Hanyuma rero ikiraka wagihombye kuko namaze kugitanga. Bahahingiye ibihumbi 2 kandi wowe wacaga ibihumbi 3. Kandi batarahinga. Ntago barahahinga arahazindukira. Nose urajya mu bigende. Namaze no kumwishyura. Nangiye kuyagahanya. Oya namaze no kumwishyura. Byarangiye rero iyo wirangayo buryo iyo bitinze birapfa. Ziko narimaze gufata ikigare cyo hirya kuri wa mukecuru umwe. Wepo zibona uratumeza kavatse bitanyishiraho. Tugende dufatane ara kunuza kuri boka ubundi tugende nkwishyure nta. Hano mu muka. Haruguru yaho kunuza ahandi ruhande rwo kwa Nyezi. Ari ahantu ko hagoranye. Hano singiye kugabanyirije icyatara. Ntagiye mataganyiro. Cyatara. Ni mataganyiro. Ariko uratayameza bwanje ko nakimura kabazo. Bishokora bizi ntabwo tubanye. Mbanye nkubwe ntabwo tubanye nabi. Sibyo? Wowe tugende umwereka ahantu ugira ahubwo tuvugane kuko ni naho afite amafaranga menshi wakwishyiramo abantuza abahinzi ukipatana. Kuko ngiye sinjya mpe mukuru bizi. Ndabizi nta kibazo nakundi. Tugenda ahubwo dufatane. Ako rero kano gashoka cyatse n'uwakamereza ukagatwara. Undi tabura bizabisha nta birarira ntabwo ari bikene.